Hello friends, muraho neza, ndabasuhuje mwese aho muherereye ariho hose, abantu mukomeje gukurikira Uruhisho TV, abantu mukomeje kutwereka ko turi kumwe mwese turabasuhuje, tubahaye ikaze hano ku Uruhisho TV. Nanone rero ibiganiro byacu ni bya bindi by'ubuzima busanzwe, kungurana inama, kungurana ibitekerezo bya buri munsi by'ubuzima busanzwe. N'abatindiye rero reka nze tuganire kuri ibi bintu nabazaniye kugira ngo twungurane ibitekerezo. Ni karibu tubane rero, nimuze tuganire, nimuze twungurane ibitekerezo. Rero ahangaha hari ibintu nabazaniye, ni korogati, kugira ngo murazibona. Iyi ni korogati, n'iyi ni korogati, kugira ngo murazibona. Ariko mu by'ukuri iyo uramutse ufunguye imbere ukareba izi korogate, ushobora kuzira gutya ari korogate, ariko ukaba ushobora kuba uzireba utazitandukana, ariko hari ahantu zitandukaniye. Kuri iki kimenyetso, iyi ni korogate ifite ikimenyetso cy'icyatsi kibisi cyangwa se akarongo k'icyatsi kibisi, iyi nayo ikagira akarongo gatukura, iyo noneho ifite na tubiri. Hari n'izindi korogate zo nuko ntabashije kuzibona, uzasanga ahangaha hariho umukara, indi ugasanga hariho ubururu. Izo korogate rero zose mu by'ukuri ahantu zitandukanye nuko ibyo bimenyetso bifite icyo bisobanura. Iyi korogati y'icyatsi kibisi, iyi ngiyi aho uzayibona uzamenya ko ari korogati iri natirere ya orujinari, ikozwe mu bimera gusa, nta kindi kintu kivanzemo. Ariko korogati y'ubururu nayo ni nziza, nta kibazo cyayo, ariko yo uzasanga ari korogati ikozwe mu bimera, inavanzemo n'indi miti. Akenshi hari igihe kwa muganga aribo bayikwandikira bitewe n'uko babonye mu kanwa kawe ko hameze, cyangwa se amenyo yawe yenda afite ikibazo. Korogati itukura rero yo ikozwe mu bimera, ariko ugasanga iyi ngiyi ikozwe mu bimera, ugasanga ifite andi maproduwi shimike bavanzemo, nyine andi maproduwi yo mu nganda bavanzemo. Reka rero tuzajye ku mukara. Iyo uzasanga ifite kino kimenyetso ari umukara nyamukara, iyo korogati uzashyireho ikibazo. Iyo noneho ni amaproduwi shimike gusa nibyo bafashe babishyira ku isoko, ariko nabivuga iyo korogati ntabwo wayifuza kuyikoresha. Impamvu mbivuze, mbone no gusaba imbabazi abantu, kuko nanjye izi korogati ndazicuruza, ndi mu bantu bacuruza amakorogati. Ubwo rero nari ntereyeho mvuga ngo sabe imbabazi abakiriya banjye nahaye korogati ntazi ko bimeze. Mu by'ukuri narazibahaye, bambwira yuko nahaye korogati za pirate, ntabwo nari nzi ngo bimeze gute, ntabwo nari mbisobanukiwe. Ariko nyuma y'uko nanjye mfashe ku zo mcuruza nkagenda nkazikoresha, nayitwaye nzi ko ari korogati, kuko ntabwo nanjye najyaga nita kuri bimenyetso naberetse, ntabwo najyaga mbyitaho, kimwe n'undi muntu wese unkurikiye hano kuri Uruhisho TV. Rero ibyo bintu umuntu nahaye iyo korogati ntabwo nigeze menya ngo korogati muhaye iri mu buhe bwoko. Umuntu uzakurikira Uruhisho TV uzamenye, waba uri umucuruzi ujya kurangura, waba uri umuguzi, menya korogati uguze ngo ni iyihe. Ese nguze korogati ifite ikimenyetso cy'ubururu niyo nkeneye? Ese nguze korogati y'icyatsi kibisi, nguze natirere? Korogati bakiyiguha gipfundurira aho ngaho, kuko uko nabiberetse urabona yuko ibi bifuniko byose mu by'ukuri ibi ntabwo wapfa kumenya ngo korogati uyiguze gutya wahita wigendera ukishyura ukagenda. Ariko nyamara nuyigeza mu rugo urasanga ishobora kuba iriho cya kimenyetso cy'umukara nk'uko nabiberetse, cyangwa se gitukura, ugasanga korogati waguze ntabwo ari washakaga. Ibi nibyo byatumye njya gukora ubushakashatsi
kugira ngo nze babwire iri banga rya korogati ku muntu ugura korogati, ku bantu bakoresha korogati, umenye korogati ukoresha ni iyihe. Ese aho uzagenda ukagura korogati ugasanga iriho ikimenyetso gitukura cyangwa umukara, ugasanga biguteranyije n'umukiriya wawe cyangwa se n'umugurisha wawe cyangwa se n'ahantu urangura, purize ndabashishikariza kugira ngo korogati uguze umenye ngo iyi korogati nguze ni natirere, uyipfundurire aho ngaho. N'abantu tujya kurangura, ahantu ibyo byose umuntu arangura hari ahantu bamaze kumwizera, bagomba kukubwiza ukuri. Hari nk'abantu usanga bagenda bajya mu mabotike bababaza ese dufite korogati tubaranguze ku giciro gike ko dutangiye ku giciro gike, banza bakwereke korogati bari gucuruza niba koko icyo giciro gikeya kijyanye na korogati bari gucuruza. Utazagenda wirukira igiciro gike ugasanga uranguye korogati zizaguheraho, uranguye korogati zizaguteranya n'abakiriya, uranguye korogati nawe ubwo utazakoresha. Purize nagira ngo mbabwire rero ubwoko bune, ni ubwoko bune bwa korogati. Ubwo yenda naguhitiramo nkanjye ni icyo cyatsi kibisi cyangwa se ifite iyo kode y'ubururu atirisite, ariko umutuku umukara no. Rero inshuti zanjye, iki ni cyo kiganiro nagira ngo twungurane ibitekerezo. Ndabizi ko hari abantu bari bandika muri komenti ko nabo byababayeho nkuko niseguye ku bakiriya banjye. Ni ukuri mwongere kumbabarira, sinari mbizi, ariko noneho ibanga twarimenye ni uko tugomba kugura korogati twabanje kugenzura korogati tuguze ni iyihe, kugira ngo bitazaduteranya n'abantu, tubane n'abantu bose amahoro, niko Bibiliya idusaba. Murakoze rero, ndangije nshimira abantu bose badukurikira kuri Bisho TV, nshimira abantu bose baduha kuraje, nshimira abantu bose batwereka ko turi kumwe, bakunze ibyo dukora. Imana ibaha umugisha, mukomeze mukoreshe kubera yuko ibi ni ibintu tugomba kunguranaho ibitekerezo. Iki ni ikiganiro ugomba guhereza mugenzi wawe kugira ngo nawe iryo kosa waguyemo nawe atazarigwamo, cyangwa se uko kwibeshya wagize nawe atazakugira. Rero niba iki kiganiro dukoranye ugikunze, kora sheya, ukore like, uduhe na comment kugira ngo dukomeze twungurane ibitekerezo mu buzima busanzwe. Ibiganiro byacu ni akagaruka. Murakoze cyane. Shalom.